abantu bimuye Imana mu mitima yabo. Ubundi iyo ufite umwana mu muri wowe, ufite kamere y'Imana muri wowe, hari ibintu kirazira kuri wowe. Ntabwo kuba umugore w'umuntu ari uko yasinye ku murenge, sibyo? Ntabwo kuba umugore w'umuntu ari uko mwagiye muri church ngo mubanze musezerane. Icyo cyo ndacyemera. Umugore w'umuntu wa munsi wamubwiye ngo ndagukunda nawe urankunda tuzabe, mukajya muri mishinga yo kubaka urugo, ariko mukavana mu busambanyi. None haje mu busambanyi rero ni icyemezo kivuze ngo kandi mwabanye n'umugore wawe. Ahubwo reka nkubaze, uzajya kurongora urongoye bangahe? Abakobwa bacu twabakujije dute? Aba bahungu bacu twabakujije dute? Ari wazavamo abagabo n'abagore bejo hazaza. Izi ngo zisenyuka zose ziraturuka muri foundation imwe. Mubaganirize babe inshuti zanyu. Impamvu uvuga ngo akadobo ka mbere niho wakavuga cyangwa ka kabiri, nuko utari inshuti y'umubyeyi wawe. Ubaye inshuti y'umubyeyi wawe n'ubwo ubudobo butanu bwose wawe mubwira kugira ngo amenye n'icyo asengera. Iryo vi ibi ni imihango y'abanyamahanga, ariko nta nubwo tunabyanze, bibaye bishimisha uwo mushaka kubana. Ikintu cyose uzajya ukora ugikora ko ese ugiye gutera riva arabishaka, ese nicyo kimunejeje, ese abakobwa bose batererwa amabi baba banezerewe. Icyo nicyo mbere rero yuko utera ivi, ahubwo reka dusubire inyuma ho gato. Buri ugiye kubaka rubanza ugashaka ikibanza ukagisiza ugashyiramo foundation, sibyo? Ni kimwe rero niyo ugiye kuzashaka uranza kurambagiza. Ese uwo mukobwa watereye ivi waramurambagije? Yes, reka ngusubize kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane. Je neje bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi byanze kubera impamvu runaka nawe utagizemo uruhari, ariko burya mu buzima habaho chance na kasi. Hari impamvu byanga, akenshi hari igihe tubigiramo uruhare. Mu misiko bimeze gute? Hari igihe abantu byanga, hari igihe ujya muri gereza ugizemo uruhare wabyikururiye. Mbere yuko tujya mu kiganiro reka tubanze dusenge, natwe tutisangayo. Reka dusenge. Ubushize ninjye wasenze, no munsi ni wowe ugiye gukurikiraho. Ko ubinsunikiye nta kibazo ariko. Reka dusenge. Yego. Uwiteka Mana isumba byose, duciye bugufi imbere yawe, tugushimira ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe no kurinda gukomeye. Mwami mwiza rero tugiye kuganira n'umukozi wawe, turakwingiza kugira ngo uze mu kabera w'Imana, utuyobore ibyo tuvuga byose, tuvuge tubwirijwe nawe. Urakoze kuri Imana yumva, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Amen. Ibyo turi buvuge byose tuvuge tubwirijwe n'Imana, apana kwibwira. Utari igihe wavuga utari kuvugishwa n'umwuka w'Imana. Burase harya iyo uvuze uri muharabika abantu ubwo Jackie. Oya. Ejo bundi Jackie yarifashe aravuga ati ngewe muze ndabahamagaye nk'abanyamakuru. Abo Thierry afande Thierry we ati se abanyamakuru yavuze ngo ni abantu n'aba YouTubers baraza batera mikoro ngo zirenga 15. Hari umuhango wo guhamba impeta yambitswe. Ariko urabizi ko njya nkubwira gusibya kuzamuza amatiko, ariko anyway reka tubivuga muri ubu buryo. Twari nayo ngamije kunyura aho ngaho. Hari ikintu ngamije kukubaza nk'umubyeyi. Ubundi ni ngombwa yuko ikintu bita gutera ivi kibaho, uwo mukobwa wamureka ubundi bakamutera ivi, reka duhera aho ngaho, cyangwa umwana wawe cyangwa ubereye nyirasenge cyangwa ari we wese. Iryo vi ibi ni imihango y'abanyamahanga, ariko nta nubwo tunabyanze, bibaye bishimisha uwo mushaka kubana. Ikintu cyose uzajya ukora ugikora ko ese ugiye gutera riva arabishaka, ese nicyo kimunejeje, ese abakobwa bose batererwa amabi baba banezerewe. Icyo nicyo mbere rero yuko utera ivi, ahubwo reka dusubire inyuma ho gato. Buri ugiye kubaka rubanza ugashaka ikibanza ukagisiza ugashyiramo foundation, sibyo? Ni kimwe rero niyo ugiye kuzashaka uranza kurambagiza. Ese uwo mukobwa watereye ivi waramurambagije? Ese urabizi neza ko nagukunda? Cyangwa waterera umuntu ivi akambara impeta atagukunda? Yes, bibaho. Hari igihe umuntu aba ageze mu myaka y'ubukure avuga ati cyaza cyose nagifata. No, uretse guseka. Reka guseka. Akabayuza. Reka guseka, ibintu nk'ibyo ntabwo ari byo guseka. Rero reka tubonere wenda no kugira ngo tuhugure urubyiruko rwacu cyangwa duhugure n'ababyeyi. Kuko natwe ababyeyi tubigiramo uruhare kugira ngo abana bacu batererwe amavi igihe kitaragera cyangwa se cyararenze, biturutse ukuntu twagiye tubaha
tubahunga ko nta burere tuba twarabahaye. Ni byiza koko muri iyi minsi ubuzima burakomeye, tugomba kubashakira uko babaho, tukaba ibyo bazarya, ibyo bambara, school fees zabo, ni byinshi. Ariko iyo Imana yakunyujijemo, njya nkunda kuvuga ngo yatunyujijemo iduha abana, ntabwo ari abacu n'ab'Imana, ukagirirwa ubuntu bwo ko Imana igutoranya ikakugira umubyeyi, tuba tugwiriye no gucreatinga time z'abana bacu. Ibi byose ubona ariko biterwa n'ubuzima abantu babayemo. Yes, wait, ibi byose ubona ubusambanyi bwinshi mu rubyiruko, mu bana bacu, ubutinganyi, ubusinzi, akenshi n'ingaruka z'uburere twebwe ubwacu ababyeyi twatanze cyangwa tutanatanze. Ariko wanarera n'umwana neza n'ubundi akakunanira. Oya, buriya barakubeshya. Bibiliya tuvuga igiti kigorora ubundi kikiri gitoya. Umwana wafatiye umwanya ari muto, ukamuba hafi, ukaganira nawe, erega ashobora no kugendana kubitika yenda, for example, ababyeyi muzanyumva muzihangana, ariko uri umukobwa wanjye cyangwa uri umuhungu wanjye, ushobora kugenda ukagira break up harya ariko mubyita, ukakundana n'umuhungu akagutera akadobo cyangwa nawe ukamutera kandi, harya wa mukobwa cyangwa wa muhungu uzanyumva, ujye ubiganiriza umubyeyi wawe. Use naza nkakubwira ngo banteye indobo. Why not? Ngeze sinabaye sinanganye nuko wanganaga, ngeze sinabinyuzemo. Ayo namaje. No. Boroheje ibyo niho nshaka kukuzanira rero. Uze ko mu kwezi bashobora kukurya indobo nk'enye. Azajya uziripotinga zose. Oya, ariko ngiye muransetsa. Wait a moment, ndashaka kubwira ikintu kimwe. Ubwo wambajije ibyo gutera ivi, mbanziriza inyuma. Ndashaka kubwira ngo abakobwa bacu twabakujije dute, aba bahungu bacu twabakujije dute, ari wazavamo abagabo n'abagore bejo hazaza. Izi ngo zisenyuka zose ziraturuka muri foundation imwe, ziraturuka mu byo twebwe twatanze nk'ababyeyi bitujuje ubuziranenge. Ndabizi ko ababyeyi buzanyuka ngo ntako ntagize, ntako utagize, ariko wageze hagati, umwana warakubura, umuhungu warakubura, umukobwa warakubura, ariyobora. Rero ntago ndimo kuvuga ngo abana bananiranye bose nuko ababyeyi babo bareze nabi. Hari igihe urera neza koko, karande zarandaranziyo z'ubwomanzi, z'uburara, z'ubusinzi zikazagufatira abana, ariko nanone iyo ubaye maso ugasenga, izo karande zivaho. Rero mbwira ababyeyi b'abajene, mwabajene mwe munyumva mu kiwa ku rugo, mugerageza abana Imana yabahaye, mubabe hafi, mubaganirize, babe inshuti zanyu. Impamvu uvuga ngo akadobo ka mbere niho wakavuga cyangwa ka kabiri, nuko utari inshuti y'umubyeyi wawe. Ubaye inshuti y'umubyeyi wawe, n'ubudobo butanu bwose wawe mubwira kugira ngo amenye n'icyo asengera. So rero icyo navuga gusa, bakobwa mutwumva, abasore mutwumva, mujye mugira amahitamo meza. Ndeka nibwira abana b'abakobwa, si ngombwa ngo bajye babahitamo, namwe mugomba guhitamo, sibyo? Mukore cyane. Umukobwa ko wamushaka arashaka. No, uramushaka ariko nagomba kureba ko ibyo ashaka urabyujuje. Ese uko uri umugabo n'ubundi Imana niba yarakuremye ngo uzashaka umugore. Ntabwo abagabo bose ariko ari abagabo nyine ku izina. Oya, abagabo bagiramo karite, kandi abagabo bose n'abakobwa bose, nawe abakobwa bose. Hanyuma z'abakobwa baramutse bahisemo abeza basirimutse mu mutwe ku mafaranga, kuki abandi bazasigara abandi. Ngarura aho hantu buretseho gato ngiye nkuzane nkubwire, sibyo? Ese ahubwo wambaza ngo umukobwa mwiza ushatse kumutamo wamurebera. Ese umusore mwiza ushatse kumutamo wamurebera kuki? Nicyo nari nkeneye. Aha, rero natangiye mvuga ngo abasore bacu n'inkumi zacu cyane cyane bipfira mu mahitamo yabo, yagera mu rugo bigapfa. Egari je utereta umukobwa mwiza akakurya indobo, nicyo kintu turi kugaruka. Waruvuze ngo Jackie, nuriya musore amutera ivi, biriya bibaho, umuntu atera ivi atarajya nutera n'igikumwe bigapfa, nk'umwana upfa mwiterura. None se koko ibyo navuze ntabwo ubibona? Hari ikintu kitagenda, hari ikintu kitagenze neza mu kurambagizanya, koko njye mbyita kurambagizanya. Ntabwo twembi tugomba gutekereza ngo se uyu musore ibyo afite ibyo nshaka arabyujuje, iyi nkumi ibyo nshaka irabyujuje. Okay, niba atabyujuje rero yenda harimo
nka 4% yenda yujuje ibindi nzabyihanganira. Ariko se wambwira ngo uri umusinzi, uri umusambanyi, uri umujura, whatever, sibyo, urara mu kabari ukambwira ngo ese wakura umugore mu kabari, nawe uri mu kabari mukazabyara iki? Mukazarera iki se? ushobora kubyara amacupa ahubwo. Ese okay, nibyo narinzanye. Reka mbibazanire mwabajeni mwe, mwabasore mwe. Urashaka urugo rurambye? Urashaka kuzubaka urugo rwawe rukaramba? Gira amahitamo meza, wihitamo kubera family y'uwo mukobwa. Nacyo kirakonta. Bazagutungira umugore. Nacyo kirakonta. Kitaza kugisimbuka. Boroheje, ndavuga ubutunzi. Hari umusore ugenda akavuga ati atari kurera rugo rwavamo umugore mwiza, ati kuko ndareba ise na nyina n'abantu nyine bameze neza. Ariko reka nkubwire, amafaranga ya sobukwe ntago azagutungira umugore. Amafaranga nyoko kuko ntazagutungira umugore. Icyo nababwira ni iki? Muhere ku rukundo. Mubanze mugire urukundo, ibe foundation ya buri kimwe cyose. Sibyo, wiraba abasaza b'umugore cyangwa abasaza b'umugabo cyangwa abashiki b'umuhungu ntago bazagutunga. Murakundana kwanza. Niba mufite urukundo rurihangana, sibyo, urukundo iyo umuntu arufite ntacyo rutakwihanganira. Rwihanganira byose. So niyo mpamvu rero uwo wambazaga Jackie n'umugabo ntarwo bari bafite. Bo either umwe yakurikiye amafaranga, undi nakurikira ibyo ntashatse kuvugira ahangaha, kuko hari inyungu zo. Yatwa kubitsinda bivugwa yuko ngo umugabo ngo afite ubwene igihugu bwa Belgique. Jackie rero ngo bishobora kuba nacyo cyari kiri muri ibi. Oya, ndabikuzana muri uburyo. Uriya mugabo yakurikiye inyungu z'umubiri, sinshaka kubivugira ahangaha se ndokoka muri ubwo buryo. Yakurikiye inyungu z'umubiri we. Amajyake nawe akurikira inyungu z'ubuzima bwe. That's what I can say. Ibyo byose rero reka tuvuga ngo ibyo byarabaye, nta nubwo twagomba kubitindaho kuko bose bari bakeneye Imana. Igihe cyose uzahitamo nta Mana ubanje imbere bizafusenyuka. Icyo ngicyo cyo kugarukaho, icyo kuvuga ngo Imana ni iby'abarokore, nta bantu badasenga bubakirwa neza. Ndabikuzanira. Abantu bakera impamvu bubakaga neza, nabo barimo abantu badasenga bubatse neza. Ibyaha byari bitari byasayisha, byari bitari byaba byinshi. Sibyo, umukobwa neka nkubaza, kera bashaka bakugara amasugi. Ngo ushatse n'umuti sinzi ko wayibona. Baba barakoze stage. Okay, so kandi mwe muzi bakoresha. Ariko baracyahari nabapfira gushira. Umustagiaire agira umutoza. Reka twumvikane, njyewe ndi hano kubera ko ndi umukozi w'Imana. Sibyo, cyangwa umwana w'Imana, umukozi naramuretse ndi umwana w'Imana. Warahindutse. Ariko nemera ko n'abantu batizera Imana bakubaka rugakomera cyane, kuko na ba mama barazubatse zirakomera. Ariko bashingira kuri foundation y'ukuri nakubwiye n'umuco. N'umuco wenda ko tuburetse icyambere kera ntago wapfa kugenda ngo picking umukobwa kwa naka gusa. Barabanza bakareba ese nyina yubatse ate, yararwatse rurakomera, ese yararwatse rurakomera, ese yararaga mu kabari. Barambagizaga n'imiryango muri rusange. Ya, surumva nibyo nakubwiye ngo foundation urufatiro. Nyine kurambagiza umuryango ni kadasteri nziza. Iyo mutamuri kadasteri nziza ubwo umuryango nyine baba urambagije ubusa neza nawo. Buriya rero iyo urambagije none ugafata icyemezo neza gishingiye ku rukundo. Ariho nakubwiye ngo Jackie n'uriya mugabo nta rukundo bari bafite. Ugiye ukabijyamo ukabicukura ntarwo. Hari impamvu bari babaye. Yes, hari ibyo hari ukuntu abana bacu bavuga bati uyu mukobwa arize, uyu muhungu arize, afite akazi keza, akaza akurikiye kakazi, akaza akurikiye wa mukobwa kwanaka, akaza akurikiye amashuri y'umukobwa n'ibyo atunze cyangwa amashuri y'umugabo n'ibyo atunze cyangwa imiryango yabo. Ibyo rero ndagira mbwire bene data mumurikira mubishyire hasi. Niba ushaka urugo rurambye hitamo ukurikije urukundo. Ikindi umenye uyu mwana ese mama we yarubatse koko rurakomera. Ese hari n'igihe mama atakubaka ngo rukomere biturutse yuko umugabo yakunze adakundika cyangwa umugore yakunze adakundika. Erega impande zombi abagabo n'abagore barananiranye, sibyo dusigaye tubona abagabo bahukana. So ibyo byose rero ngenda bivuga mu buryo bwombi, ariko side y'abagabo baranirana n'abagore baranirana. Ariko ikibitera cyane nta rukundo baba bashingiyeho kandi nta nubwo baba barambagije. Rero mbwira abana mudukurikiye n'abajeni mwese mudukurikiye, mutangire mwige guhitamo neza,
sibyo. Niba ushatse umusore hari urugo ruherutse gusenyuka muri biriya bihugu tubamo, ntashatse kuvuga byihuse, ariko rwashenywe na nyina w'umuhungu. Kubera iki? Nyina w'umuhungu yagombaga kujya agahahira urugo. gutese ubwo wiyumbaza nyine ni gutyo, sibyo? Nibyo nakubwiye, sibyo? Niba ugiye gukunda umuhungu ukaba umukunze kuko iwabo bakomeye, nyine ingaruka uzazirengera azajya azaguhahira, nyine tuzarusohokamo, kandi nta mukobwa uzirengera nyirabukwe umuhahira, sibyo? So ako ni akantu kamwe nari mvuze. So rero mwa bakobwa n'abahungu nimwige guhitamo neza, nimuhitamo neza zizakomera, nimushingira ku rukundo zizakomera, nta yindi kata, ubundi muba abanyakuri ibintu bizaba byo, sibyo? Twari twikomereza twivugiraga ibya Jackie, tuvugiraga ko amahitamo ari yatumye byanga byanze yerekera muri sitasiyo ya RIB ya Gikondo. Ubu niho bamucumbikiye, ariko ntabwo ariwe turi buze kuza gutinda, ahubwo turaza kuza kugaruka kuri cya kindi twavugaga ngo ese koko gutera ivi niho bihera bigaragariza yuko umuntu agukunda. Nakubwiye yuko jewe ivi sindyemera keretse iyo riteye rwa rufatiro nakubwiye ariho wabanjirije. Aho bigeze noneho bigeze no ku rwego rw'uko abantu babanye, abantu ari gihe bajye bahura bakabana badasezeranye nta kintu bakoze, none nabwo akamuterera ivi babana. Twarabibonye ibyo nabyo. Erega nakubwiye ngo anyway, reka dusome ijambo ry'Imana nze dukomeze. Reka tujye mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 18, ariko ndasoma ku murongo wa 24 gusa. Ndasoma umutwe w'ijambo, aravuze ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Abantu bimuye Imana mu mitima yabo, bahitamo kujya bakora ibyo bishakiye. Ubundi iyo ufite umwana muri wowe, ufite kamere y'Imana muri wowe, hari ibintu kirazira kuri wowe, hari ibintu utakora, sibyo? Ntabwo wafata umuhungu cyangwa uri umukobwa w'umwangavu ngo ujye kubana na Eric mumarane umwaka, hanyuma uzamute rese. Rego ubundi niko byagenda gahunda, abantu barakundana n'umugore wawe already. Ese ubundi Eric nkoze waruzi ko umugore w'umuntu ari kubanza ukajya gusinya kuri komine, hanyuma hoye nyine ubu mubi bikunza okay, ni ku murenge. Ntabwo kuba umugore w'umuntu ari uko yasinye ku murenge, sibyo? Ntabwo kuba umugore w'umuntu ari uko mwagiye muri caca ngo mubanze musezerane. Icyo cyo ndakenya. Umugore w'umuntu wa munsi wamubwiye ngo ndagukunda nawe urankunda, mukajya muri mishinga yo kubaka urugo, ariko mukavana mu busambanyi. None haje mu busambanyi, rero ni icyemezo kivuze ngo kandi mwabanye n'umugore wawe. Ahubwo reka nkubaze, uzajya kurongora urongoye bangahe? Umwe. Oya. Ndashaka kubaza, niyo reka nkubaze, ubushakashatsi rero abantu bageze ko ubushakashatsi baravuga ngo iyo uhuye n'umuntu mugakora ibyo byaha byanyu 2, 3, 4, umuntu bashobora gupima umwana bagasanga afite DNA z'abandi. Oya amba uko bigenze bazasanga icyo kintu byagorana. Bashobora gupima umwana bagasanga afite DNA z'abandi bantu. Yewe amba uzajya gupimisha bazabwira urubyiruko. Reka dukomeza dusome hano hantu. Reka mahere hejuru, ariko nyamukuru aho nshaka ni 24. Handitse ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Yego. Iyo wimuye Imana urasambana, iyo wimuye Imana uriba, iyo wimuye Imana uraroga, ukora ibintu bibi. Kuko nta kintu na kimwe ubutiye. Yes, niyo mpamvu tubona urubyiruko rwinshi gira cyangwa warapfuye batiyangiriye kumwe n'urubyiruko ngo fanta, ugasanga hari ibintu. Ubundi abana bacu ntago bari bazi ibintu byose, ariko ko bimuye Imana byose byarinjiye. Umurongo wa 18 navuze ngo umujinya w'Imana uyishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge
kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo biragaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'ibyiguruka n'ibigenza amaguru ane n'ibikururuka. Haleluya. Umurongo wa 24 none ashango nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo. Aho none ashakaga bonona imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera, bakabirutisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka ryose. Amen. Amen. Impamvu nimo kuvuga nasomye ngaha nashaka umurongo wa 20 bimuye Imana batangiye gukora ibibono ibyonona imibiri yabo, haraza kukagarukaho. Yes, aha hantu rero dukomeje hirya wasanga harimo nabuno butinganyi burimo, harimo ubusambanyi. Buriya konona nk'umubiri nk'abari abantu bapfumura amazuru bo ntago bonona umubiri. Oya, buriya konona imibiri yabo cyane cyane nuko ntashaka kwakomeza haruguru, uraza gusangamo ubutinganyi, gukora imibonano mpuzabitsina ahantu hatemewe. Ibi bintu byose biri muri Bibiliya, nubwo muba mubyumva ngo birahari hano. Byari bisanzwe bibaho. Niyo mpamvu bivuze ngo nta cyabaye, ibi byose ubona. Niyo mpamvu Sodoma na Gomora harimbutse. So rero twarimo tuvuga wari mumbaza ibyo gutera ivi, umbaza ibyo gupfumura, umbaza ibintu byose byatewe no kwimura Imana. Iyo haruguru hari igihe abantu bigeze babitinya ko iyo turebye muri Bibiliya kenshi cyane. Oya, iyo turebye muri Bibiliya tubona n'ubundi kuva ku Aburahamu. Oya, iva mu isezerano rya kera ni irya kera habagamo ibyaha. Ariko buri Aburahamu no mu isezerano rishya. Oya, baworoheje aho ngaho Eric rwose. Rishya se utari mu rishya ni rya kera ninde? Oya, mwitangirira ubwo ngo niho uri. Nakumvishije. Ubwo turavuga mu isezerano rya kera. Ubu turi muri irishya nyine ni irishya. Twebwe ibya kera ntago bitureba. Oya, ibya kera hari biri mu bya kera utakurikiza. Kera dusomamo inkuru, tukavuga inkuru za Aburahamu, tukavuga ibya kera bishushanya iby'ubu ngubu. Urumva urugero, kera amashyari, kugambanirana ibyo byose byabagaho mu isezerano rya kera, n'ubu biracyariho. Sibyo kwicana, twabonye Kayini na Abeli bicana. Sibyo twabonye Aburahamu abeshya ngo umugore we ni mushiki we, Imana irabanyomoza. Ibyo byose n'ubu biracyabaho. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ndikeneye kambe nguhaye umugore wanjye, ukabeshya ko ari mushiki kugira ngo abone amafaranga. Birahari kandi bijya bikorwa. Birahari. Sibyo wakennye wanabikora. Yakobo twabonye ariganya mwene se, uburiganya burahari, umugisha nabikinyeho no muri filime. Sibyo ibyo byose birahari. Ibi bintu rero byo mu masezerano rya kera bishushanya ubuzima bwacu bwa buri munsi mu byaha tubamo, ariko tukabona n'ababayeho icyo gihe bakaduha urugero rwiza rw'uko babayeho badakora ibyaha kandi Imana ikabatabara, nka Yosefu. Rero buriya yakoraga biki? Yes, hano harimo ababagamo ari abanyabyaha, gusa Imana yarabakundaga. Kera abantu bararamaga, ariko ubu ntago abantu bakerama kubera ko Imana hari abageze ngo yicuza n'impamvu yaremye umuntu. Rero nizo nta mpuhwe, hari aho ugeruka, hari aho nawe ugera ari wowe uri umuntu ukabona yuko umuntu nta mpuhwe amugirira cyane. Noneho reba Imana rero yaragira ngo yarabarebye avuga iti ariko wabareka n'ubundi bagashira. Abantu bimeze bite? N'abaremye mbashyira ku isi, mbaha buri kimwe cyose, barabanza bikura
muri Edeni nari narabahaye ibintu byose none icyo gihe ngo bari bubatse umunara bashaka kuvuga atari ku Imana twubaka umunara tujye kureba irangije iyo nyuranye indimi reka tubagwiremo. yes dukomeze rero niba ari ikindi mbaza. Ntabwo byabura nicyo warugarutse kuri kiriya waruvuze ngo kwangiza imibiri yabo nkavuga ati none se umuntu buri yatoboye nk'amatwi umuntu akajya kwiyongeresha ya mataye njya mbona bongeresha no kwibagisha byo ntabwo ari kwangiza imibiri yabo. Oya biriya ntabwo Imana ibona nko kwangiza imibiri yabo. Ubwo umuntu agiye kwiyongeresha amabuno ntabwo. Oya ibyo kwiyongeresha no gupfumura bitandukanye. Kera twabonaga kera muri iyo sezerano rya kera uvuga hari aho abagore ba kera bapfumuraga amazuru bagashyiraho impeta z'izahabu. So niyo mpamvu rero ntabwo bari abakirisitu ntabwo twabibonye kuri Sara ngo tubibone no kuri bana wundi. Oya twabibonye nyine ku bandi bameze nk'aba bandi bajyaga basanga Yesu ku mugezi. Uzasome uzabibona bajyaga bashyiraho impeta z'amazahabu ku mazuru gusa si umuco wari umuco wabo ntabwo yari umuco wacu. Dufite uko turera abana bacu dufite uko tubakuza ariko barakubwira ati umubiri wanjye n'uwanjye warambyaye ariko niwe isi tugejeje sibyo turi kugaruka ha kera. Yes wari uzi ko umuntu ufite za tatu hari umuntu utakwakira mu biro ariko se tuzabuza kuzishyiramo dukundire. Tata ariko na uzabuza umwana ngo wipfumure izura gukundire cyakora ngewe nabikubuza ukabikora ku giti cyawe ariko nabikubuza upfumura izuru. Yes atabikubwiye ukabona yari ni umurimbo w'abadamu ntabwo ibyo nanabitindaho ariko ari upfumagura akabigira nk'akayunguruzo amazuru ururimi. Kangubwira ikintu kimwe upfumura tugashyiramo ibyo ushyiramo ugapfumura izuru ugashyiramo ibyo ushyiramo ibyo birakureba ariko ikintu kimwe gufata ibintu bigakorwa mu mwanya utari wabyo ubwo n'abatinganye taneza yego reka dukomeze ahantu ndumva ushaka kubitinga tuvugaho katujye kuri umurongo wa 29 navuze ngo buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa ngo buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu bwongorerano. Ari igihe mwibaza ko ibintu birimo kuba mu bantu bitari muri Bibiliya birahari gusebanya nta gishasha ntubyumvise se boroheje gato batukana banga Imana ari abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi wumvise kutumvira ababyeyi muratunanira mwabajeni mwe mugakora ibintu bijyanga n'amaso y'Imana kandi twarabareze neza sibyo mukanga Imana mukanga n'ababyeyi banyu ariko ibyo byose bituruka kuri Sekibaro shitani sibyo. Haleluya tujya gusenga ninda kurwa kwizima ukamugura uti nyaboneka ibintu bireke ngoya nibyo bigezweho nibiki ko umuntu ko wasanze nyoko adapfumuye izura adapfumuye itako adapfumuye imukondo urapfumura ibyiki ariko mutazanera amabuye mufumure nababwira iki umwana ushobora kuvuga asanga mama yarongeresheje amataye badakurwa kwizima irabyanga nyine nk'umwana avutse agasanga mama yarongeresheje amataye we yongeresheje ari iri aho turagaruka ubundi isuku igira isoko turagaruka abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa kwizima n'abava mu isezerano n'abadakunda ababo n'intababarira. Urumva ko no kutababarira ari ibibazo nubwo bamenye iteka ry'Imana nubwo babizi nubwo bazi ko ari bibi ariko barakomeza bakabikora kubera ko ntibashaka kuva kwizima sibyo. Ugasanga umuntu arabizi yuko azaba umutinganya akazambara pampazi akazivuza amafaranga menshi ariko akanga kubireka. Bakwiriye abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa. Ni Bible bivuze ntago ari ngewe abakora bimeze bityo n'abandi babikora wabyumvise nicyo gituma utazagira icyo kwireguza wa muntu we wowe unacira abandi urubanza ugucira abandi urubanza uba witsindishije. Ndeka aha ni masomo nkagira ku by'abatinganye biragira kure nago nabivamo. Yes kadukomereza gusa wumvishije ko ibintu byose batunanira abana bose batunanira byose biri hano
ariko Bibiliya tubwiye ngo bakwiriye gupfa. Wapi z'abakobwa beza uzabakobwa beza babikora ubwo se bapfuye. Oya ariko ntago twavuze abo bantu batumvira ni benshi bapfuye ubwo nyine abantu baza hasi. Oya ntibagapfe, Imana ibahagarareho, ariko babyumve ko iyo urakaje Imana ukarakaza umubyeyi ubundi nta kindi kintu usigaye. Ariko ibyo kuvuga ngo gupfumura amatwi ngo gupfa ibyo nta cyakirimo. Ibyo byo ariko gupfumura amatwi kongeresha amabuno nta cyaha. Oya byo ko ariko kucyo bakomeje kuzana ibyo kongeresha amabuno. Ega ni bimwe. Gupfumura bitandukanye no kongeresha. Gupfumura amatwi no gupfumura izuru ni ibintu bimwe. Oya izuru uragenda nawe ubwo warigipfumurira, ariko ikibuno utanga amafaranga. N'izuru utanga amafaranga. Ira nuza ijyamo ngo igura ibihumbi. Ikibuno ni shape, Imana yaguhaye shape imeze gutya. Wongeyeho. Ariko this is not ntabwo wongeraho. Ahubwo ubukuyemo akanyama naba n'ikibuno wongereye. Tubuza kongera. Hano ubukuyemo. Ntabwo n'iki gitabo ntabwo wacyongera. No gukuramo. Oya byo gukuramo ntabwo nta twabisoma. Bibizana rwose gupfumura, there is no problem. N'abazanyumva rwose nta kibazo. nk'ubu napfumuye ugutwi nkuye muri no herena nkamara igihe runaka ntaryambara ugutwi kwanjye kurasubirana, ariko umuntu wiyongereye ikibuno nta runaka na kimwe ashobora kumara ngo icyo kibuno cye gisubire mu mwanya cyari kirimo, ahubwo uko kigenda gitagaranti wenda niko nabyita kirabora kikangiza na wa mubiri Imana yamuhaye. Reka nkunganira akantu kamwe Eric, ibyo biri muri bya bindi byo twahoze tuvuga ngaha byo kutagondirosi, byo kudakeburwa, byo reka twumvikane ibibuno byanyu mubyongereshe rwose mukora ibyo mushaka. Ariko ubona ko ari byiza. Reka nkubwire ingaruka z'ubutinganyizi bakuri wowe wabukoze, kuko amara ari icyo yaremewe, sibyo? Icyo kibona Imana yaguhaye ugomba kuba proud uko yakiguhaye. Ako niba ushaka kwiyongera nkuko mwatunaniye bana bacu, mukomeze, ariko ingaruka ni izanyu, ntabwo ari iz'umubyeyi. Mba mbona ari sawa ngewe ariko burya. Okay. Niba ubona ari sawa, ariko ese ubundi wowe niba ari sawa kuki udateraho icyawe? Hoye twebwe ntabwo ari ngombwa, ariko natwe twakora ibaba, ukaba wakora iboko, ukaba wagira ute. Reka nkubwire ikintu kimwe, ikintu cyose wiyongeye Imana itaguhaye ni icyaha. Ni icyaha, sibyo? Ibintu byose ukora bitagenewe bigomba gukorerwa ni icyaha. Reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu. Ndasoreza ku nkuru y'umuapotre nabonye ushobora kuba kamaze igihe ari kuvuga yuko muri Zion Temple bitemewe ko hari umuntu uzongera kuririmba yambaye udupataro. Iyo ni ryo jambo yakoresheje, tugundiriye amabuno, kirazira kikaziririzwa no kuba uri umuprotokole muri urwo rusengero ibyo bintu bikora. Ubundi se byakorera niko byagendaga koko, kandi yabivuze yuko byabaga. Erega reka mbabwize, ariko yihanangirije yambaye ipantaro. No, don't allow tamuririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. A female to come here singing one wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zion ntushobora. In Zion Temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero, ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Mwanyumva neza? You hear? Kihagire bashumba mura. Ndabasaba bashumba mura namwe bakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose Piegere umukobwa uzongera kurimba yambaye ipantaro cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants. Muri Zion Temple ntibikunda. Usibye na Zion Temple tubyumvikaneho, kuko amapantaro turayambara mu kazi, abana bacu barayambara, nta n'ikibazo ateye. Ariko kujya gusenga, usibye na pastor kubyanangiriza, nawe ubwawe ujya kuririmba yambaye wakabaye, si ukuvuga ngo si umwambaro, ariko si umwambaro uhesheje Imana icyo. Ubwo aho si ugukumira amarangamutima y'umuntu no kwishyira ukwizana. Oya reka ng'urugero, nanjye nihereyeho no kundaga amapantaro cyane, n'ubundi ndacyakunda kandi ndacyayambara, ariko sinshobora gukora ikosa yambara ipantaro ngo ujye mu rusengero. Ibyo nge ninjye
kandi none we ntabwo yavuze amajipo gusa, yarengejeho ko ugomba kuba wambaye amajipo meza maremare, nuko tutakarangije ngo agera hasi. ariko iyo tuvuze Imana tuba tuvuze iki? Ariko Imana byonyine no gutekereza izindi Imana gusa, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ikwiye icyubahiro, kandi kubaha Imana nuko ugomba kumva ko wikwiriye. Ntabwo ari ukuvuga kwambara ibintu birebire, ntabwo ari ukuvuga ko wubashye Imana, kuko n'ubundi Imana ibikuzi n'ubundi utambaye ibyo birebire. Reba hano impamvu bategeka kwambara ibintu birebire, kandi n'ubundi suko ari byo byonyine yenda byahesha Imana icyubahiro byonyine, ahubwo nuko mwebwe abasore mwarananiranye. Ntabwo twananiranye, ntabwo nabura ko yareba. Niyo mpamvu rero pasiteri ari mukuri, niyo mpamvu nawe undi kwambara ijipo igera hano mu mavi nta nicyo byakaba bitwara, ariko kubera amaso yanyu yabananiye. Oya ntabwo yatunaniye, niko bigomba kugenda. Ubusa umuntu wo yaba yambaye gusa reka tureke ibyo gukina, byo gutebya, byo gukina. Biba byiza kwambara ukikwiza ugiye mu nzu y'Imana, ukambara umwenda ugera aho ugomba kugera. Wajya mu kazi ipantaro ukambara nta kibazo, ariko mu nzu y'Imana gerageza kwambara neza, kuko harimo abantu baba baje. Ariko hari n'umuntu wambaye ipantaro ubona ari byiza, atari twa dupantaro yavuze tumufunze amaboko. Ariko ntabwo yavuze abakristo, yavuze abakozi b'Imana, yavuze abaririmbyi, abaramyi. Oya buriya ababwiriyemo n'abandi, kuko nta kuntu wajya yaranguramye wambaye agapantaro kagufashe uzamura amaboko na mukondorefisi mukondiye byiza mwabaramye mwe, ni byiza mwabaje ni gukora Imana, ariko ni na byiza no kwambara ukikwiza, kuko muri urwo rusengero harimo abantu baba baje badakirijwe neza. Niyo waba ukijijwe nta kuntu wakizwa ngo inkumi itambuke uri muzi muri normal ngo ure kutareba. Bagiye gushaka Imana, amaso asaba yahumye. Yego, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. N'ubundi twasorezaga kuri kiriya cya Apotre Gitwaza avuga yuko bitemewe, kandi koko ntago ari uko ari amarangamutima yiwe, ahubwo ni amarangamutima rusange, cyangwa nimboni ni ishusho rusange buri muntu wese areberamo icyo kintu. Iyo uri umuyobozi, reka tuvuge n'umuyobozi w'igihugu, hari ibintu abaturage bagenderaho, sibyo? Ubu se iyo ugenda ku street ya hano muri Kigali wapfa kujugunya umwanda? Oya. None se kuki utawuhajugunya kandi uba ufite mu ntoki zawe? Kuki utarya ikintu ngo ujugunye? Kuki utanywa amazi ngo ujugunye icupa? Nuko hari kirazira, sibyo? N'amatorero kuba yavuga icyo kintu, yewe numva nta kibazo, ahubwo ndamushyigikiye n'abandi ahubwo n'abandi bagifite abaririmbyi bacyambara utwo dupantaro dufashe ku ruhimbi rwose babireke. Ndabizi ko Imana iba mu mutima, ndabizi ko agakiza kaba mu muntu imbere, ariko nanone no ku mubiri hari abandi iyo mwambaye izimini mucumuza gasesekara ku munwa, nanjye byancumuza cyane 99%, kuko kari ku mutima rega gasesekara. So babireke. Abandi bavuga ko bitabacumuza, nabo bafite uko babibona. Umushumba yavuze ibintu by'ukuri, ibyo yavuze nibyo. kandi n'abajeni tubisubireho, turanabishigikiye. N'abajeni mutwumve, nujya mu rusengero ambara wikwize, nusohoka akora ibyo ushaka, sibyo? Ngewe buriya ari ukuntu njya nitegereza nkabona nk'abayisilamu babiyambariye neza. Rega kwambara, reka ngaruka aka kantu rero nandako nkagarukeho. Kwambara bitandukanye n'Imana mu muntu. Ariko nta kibazo abafite Imana ntago bagwisha. Ariko reba ntuze kuba ufite Imana n'ubundi ukagwisha n'abandi bafite Imana, si cyo kibazo. Ntakugwishije ariko ngiye naraguye nararambara, ariko gusa nkakurinda nta kibazo kuri wowe, ariko kuri nyirabyo ni ikibazo. Kuri nyirabyo nta kibazo. None ibaze kuba waraguye ukarambarara, ukancaho nanjye nibereye hano ukangusha nkarambarara. Inzira igeze abantu mu ijoro, ariko ukazaribura. Nta ribi ho kugira urimbure n'abandi uzabibazo. Uwo ni wowe, ariko bazadukurikira. Mujye mwambara mwikwize. Ndabizi ko kwambara ntago ari byo bivuga bigaragaza Imana ikurimo. Oya, bigaragaza yuko uri kugera ikirenge mu bandi, akandi gasigaye kugira ugire ibyaha 100 wagira bitanere. Ufite Imana muri wowe, bundi rimwe na rimwe regira nakubwira, ntago Gitwaza yakabaye Apotre Gitwaza yakabaye abwira abakristo bo ubwabo babaye basenga bakabaye ubwabo ari bo perezida wakora avuga ati ariko ibintu dukora sibyo, reka tubu urugero rwiza rw'abari abajeni bari mu rusengero. Ariko umujana araza yambara akamina bati se no kurimbi ko
bagiye bambaye kuriya nanjye nta mpamvu nibyo narindi kuvuga n'ubundi nyine. Yes, ariko icyo nari imbere uvuga ngo abasilamu babiyambariye neza. Oya, no myumvire yabo nibyo, ariko imyumvire yabo ni mitara. Nese nibazizamura aya makazu nibazamura. Bayizamura tutareba nk'abandi bose. None se n'ubundi ko nibigufi babizamura. Barabizamura. Ntago bayimanura. Ntago bura bayimanura. Iyo ufite iyo mbuto y'ibyaha. Urambara ukikwiza n'ubundi ukaza kubizamura. Nta kibazo. Ahubwo twabwira dukurikiye mwambike umutima, mwambike n'umubiri. Reka dusoze dusengere Imana, dusoze ikiganiro cyacu. Turaza kuza kugaruka mu kindi gice cya kabiri, ntabwo tuzajya dukora ikiganiro kirangira gusa, ahubwo buri muntu wese ufite igitekerezo yaza kuza kubidropinga muri comment kugira ubutaha tuzabiganireho kugira nawe anyurwe. Harimo abantu bazi ko ibintu bimwe atari ibyaha, ariko nuzajya ubishya muri comment tuzajya tubishaka wenda nko muri Bibiliya aho biri, kuko nta kintu na kimwe wavuga gishasha. Tumaze kubona yuko niba abatinganyi bariho ubu today byahozeho na kera, byo ngo ni ibintu bigenda byiyubura. Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera icyo kibazo. Ubwo abasigaye nyine barabyanduzanyije. Ariko ubu ngubu wenda tubwiye tutazongera ntabwo uzongera kurimbura nkuko ubu ngubu bizabutse. Ubu ngubu ikintu kizaba surakizi. Uzajya ubikora nyine amarapanuke nawe ayo baguhaye uzajya wongera ubu ngubu. Ariko ubu ngubu wenda amazi yishe nabi, ariko umuriro abantu azaba ari benshi bazanyaramo baciremo umuriro ugabanuke. Ngo niko bajya bavuga. Niba utekereza ko uzacira mu muriro n'ukotse ubundi nk'umuriro watse abantu bagahita banyaramo bagahita banaciramo, wahita ugabanuka. Bitandukanye n'amazi. Amazi nta kintu bari gukora na kimwe. Yego, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, nako kari gaciyemo. Umuntu agomba no guseka kandi umugisha mwinshi uko bigenza kugira ubuzima bugende neza. Gusa Imana yorohereze Jackie niba koko afunze nkuko babivuga. Imana mutabare, kandi buriya gufungo si ikibazo, ahubwo buriya iyo bagufunze barakugorora ukavamo icyaremwe gishya. Abantu uko babibona njye siko mbibona, keretse iyo bagufunze wenda warisha umuntu cyangwa ufite ibintu byinshi ukurikiranwa, ariko nka biriya ni ukugorora. Rero Imana yo mu ijuru gusa izamufashe niba mugorora agororeke kugira ngo byibura. Ariko buriya kubera icyaremwe gishya muri gereza ni sawa. Ukagororoka uko bakujyanye. None se reka nkubaze, ntabo wabonye bagororotse bari mu yobokamana bakagenda barigize iki bakagaruka barabaye bazima? Ntabo wabonye? Narababonye, ariko n'ubundi bagerageje kugaruka. None so iyo reka mbabwiza ukuri, uzi ko ushobora kureka umuntu agakomeza akajya muri sosiyete nayo akayangiza akidegembya. Mureke tujye tuba abantu bavuga ibintu byubaka, ariko ibintu bisenya abandi tubyihorere. Nabyo nakubwira ngo sinashaka kubivuga, ariko kuko ari urubyiruko kandi ushobora kuvuga ikintu wenda cyakiza undi, nta kibazo wenda kuba twabivuzeho, ariko ubundi nta nubwo ari na byiza. Tujye twivugira ibintu, hari ibintu byinshi twavuga kuva tukivuga kugera uyu munsi bikafasha sosiyete, ariko tutavuze ku bantu cyangwa se ngo tubandarike. N'ubundi ibyo twavuze byose byerekeye ku bantu. Usibye ko amagambo menshi ngo taburamo ibicumuro, aho twagizeho dukomeretsa mutubabarire. Ari abo batinganyi twavuze ntabwo ari uko tubanga, ahubwo no kugira ngo tubabwire ngo ibyo murimo bizabagiraho ingaruka, kandi amafaranga murimo mubona ni byiza murayabona, ariko at the end muzayakoresha kwivuza ko harimo ingaruka kuri ibyo ngibyo, ko na Bibiliya bigaragaza ko imibiri Imana yaduhaye tugomba kuyikoresha neza. Yego, dusengera Imana dusoze ikiganiro. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje ko abanye natwe. Twongeye kwingira kugira mu mwami mwiza ururuke ugira bufasha muri akanya bari mu kaga, ikiganza cyawe kibane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi turabakweretse ubakize, abarushya baremerewe mwami muri mu mitima yabo, kuko ni wewe wenyine wabaruhura, ni wewe wenyine wabakiza, ni wewe wenyine wakura mu mage no mu kaga, mu izina rya Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Turatujeho gutuza Mwuka Wera akomeze gukora imirimo itangaza, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenge twizeye, amen. Amen. Dushimira umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro. Niba utarakoze subscribe bikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, Imana igumugishe cyane.